Sari bigenda. Sawa. Sasha ko mbona uba wazamuye isukari washyamo. Bose atasiyo. Bose bura turamunyanganyije. Amafaranga. Sizisi. Eshatu. Okay, nta kibazo. 50 Ntaribi. Ariko twara meshi. Muratwara meshi kubera iki? Nta sinjye wamuteye injuga cyane se. Wamuteye izihe njuga? Kiriya gipira gukubise twe yagidukubise. Igipira? None ntabwo ubonye ibintu nkoreye. Oya twese se sakazi kabe twese twamenyeje. Buri wese ndeshatu ibwenda buri muntu. Reka mbabwire. Nimwe. Imwe. Mane nako watuzana rimwe na 500 we. Tuzanirenge zijyane yiri. Turagabana. Reka ntabwo tugaba. Ntabwo byaba. Izo renge zikura hanze. Kubera iki ariko? Oya turagabana amafaranga mari Twari rimwe na 500. Reka. Wakoze iki? Nakoze ntabwo abonye umupira bankubise se. Umupira bagukubise se ni bombe. Yo wirwana. Nari kwirwana umwebwe se mwari muri kureba he. Ntabwo ibyo Twebwe se twawurwanira. None nimba twarigishije boro turi kumwe gute mwareba umupira yawe. Hanyuma se nitwazinyereje turi kumwe. Twari turi kumwe. Nese boss natwirukanye turi kumwe. Amafaranga. Nta nshuti ku mafaranga inshuti yanjye. Okay, nta kibazo. Boss aratwirukanye ariko mwana mureke mwana wenda ngiro hari 1,500. Imwe na 500 niwe watwaye nyinshi ku buryo ari wowe wanyereza 1,500. Ikintu bankubise wakibona. Ikintu bagukubise. Ubwiye mana gari bombe bagukubise. Mani nyire yarakumenyereye. Twese katatumenyereye. Uraturaza kubireba ho neza. Iyo umenyeranye na boss yarakumenyereye. Reka mubwire twigendere kuko amafaranga nitwe tuyafite. Turahurira hahande handi. Okay, sawa. Mukobwa kweri kumva ntabwo ngeje kugomeza kungendaho cyane ntiwabona ari ikintu ashaka kumbwira Karame? Allo? Meze neza wowe se umeze ute? Wavuye mu kazi cyangwa uracyakarimo? Wari ugiye se ntabwo bwije iyo ufata akamoto? Ubwo uraza n'ibirenge paka ugeze mu rugo kandi narabonye ari kure. Se nagutinzara mwanya kandi tujya tuganira se bwari bwakira tutavuganye ko ubushaka ko ngo umwanya bigeze gahura mu nzira ukanga kuvugisha ukavugisha nyine utabishaka ubwo aho ntabwo mbeshye wapi ntabwo mubeshye so ugeze hehe suza reka noneho nanjye manze nkingeho ubwo nareba indahita nza nkuvugisha turahurira heza turaza guhurira he ese ubwo si ibyo bintu biraremereye ku buryo utabimbwira kuri telefone cyangwa se mubwire nta kibazo ariko ntacyo bitwaye Karame icyo kintu gitumye ubanza no gusaba imbabazi icyo kintu ni igihe kinumva afite amatsiko none se byaba ari impamvu z'akazi se none se cyaba ari ikibazo cyo mu rugo cyaba ari ikibazo cya famiye waba urwaye se none se yaba ari ikibazo cy'amafaranga ko ega mba mbizi icyo muba mushaka ariko nye abari nyine ikibazo ufite wambwira nimba ari n'ubushobozi nagufasha ntacyo bitwara none se murenda kwimuka basi none se aho ni amatungo yawe yo mu ntara bari
none se basi ni ikibazo cy'umushahara muke ngo nkurangira akazi gafatika. Ese hari ikihe kibazo kandi? Fred, reka nkubwire ikibazo mfite. Nyine tega amatwi nyikubwire basi. Ni cyiza ariko mbabara basi ucyumve sibyo? Fred, reka nkubwire sibyo? Agenda ukumva naragukunze. Ndagukunda. Nese kubera iki? Kubera iki utanyumva? Kubera iki utanyumva? Wa, biri seriye? Umva urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Nari narabuze ahantu naguhera nabikubwira numvaga umutima wanjye wenda guturika. Urukundo rumeze gute? Urukundo rw'ibihe byose. Udw'inshuti apana. Oya, ni udw'ibihe byose. Kandi seriye. Ubwo wambabariye. Mbabariye koko. Karamba. Nta kibazo. Sawa. Abona nyine batwirukanye ku kazi. Kuko dufite ibiceri byacu tugiye kubishakamo icyo dukora nyine. Gusa turakoramo iki? Turashingamo imishinga. Biragoye ariko se icyambere ni amafaranga. Amafaranga nese ubwo miliyoni urabura ikintu bikoresha? Urumva wabura ikintu ukora wose. Imishinga irahari. Iyi business twakoraga tugiye kuyihorera. Ibi bintu byo gucuruza ibintu nka biriya ntago ari sawa. Tugiye kuyihorera. Tugiye guhindura ubuzima. Tugiye gushaka nyine imishinga nyine itari ngiyi. Iyi mishinga ariko yanagufungisha. Ubwo wongeza amahirwe turarutorotse tutagiye muri gereza. Tuyamuriye se ubu. Ahubwo turayamuriye. Akabantu uriya bosi ni igicucu. Se urayatekerezaga ko ibintu byafunguka ngo nuza mu muhanda. Se bosi yabonaga ko ibintu bya miliyoni 3 byafunguka mu modoka bigatakara mu muhanda. Ese byashira mu modoka? Bosi ni igicucu. Ahubwo dore nawe. Tubwira mukuru wacu twongera tukubona. Kubabwiza ukuri kuko twarabimuhishe ubazi ngo twirirwa mu rugo nta kazi tugira ntaki ibiceri twabonaga twagendaga tukabinywamo ibibaba nako guca mu mama uza ntabwo uzabikumburara mwana reka tubireke basi nitumara nka 2 weeks brameze neza aho tuzongera gusiba kandi umuntu arawa yabyibagiye shaka nama akora raka imana ikura hano ikura kure imana mani ikura hano miliyoni imwe amafaranga ndamaze iki se watega higira ku Gisenyi ariko rero nanone ngiye ku Gisenyi ntabwo byashoboka bose ubundi amafaranga yamembaga buravumbi 50 none fashe miliyoni umva aya mafaranga kintu ngiye gukora ngiye kuyaguramo sipiro ndajya nyigendaho rwose sipiro ndayitwaye kabisa none se amafaranga tujya business tugiye gukora nimba turi bushinge boutique niba turi gukora iki ashinga boutique
ane wareka miliyoni imwe tuyishingisha butike none ndi tuyishingisha sawa akusika ibyo akusi ako turabanza duhaye ntabwo mukuru wacu azajya ahora aha wenyine urabizi ayo twakoreraga yose twahitaga tuyajyana tukajya kwinywera inzoga tukajya ibyo dushaka ariko ubu ngubu tugomba natwe guhaha mbese ubwo sisiteme 500 ntibihagije basiga hano ubona n'ikintu wasanga umwana koze kandera ino nzu tukoroga hakurase ariko mwana impano ubu nzajya no mu kazi nze nanakora n'amasuku ariko rero nawe urabyuka ukigendera nta kintu na kimwe ujya udufasha ya nta nubwo tuba twiriwe hano sinzi impamvu mbese muba mwagiye he ahubwo wowe twahereye kare tukubwira ko hari akantu dushaka kukubwira wanga gutwumva iki nicyo gihe rero ngo twumve ahubwo garuka nyine tukubwire ni iki mugiye garuka wumva nyine ngwino dore muze mujye kumbwira oya ngwino turakubwira hano ahubwo wowe genda uzana agatebe wicare hano tuganire twe dushaka kuganira nkawe nka mukuru wacu gahone mu mbwira okay urabona nyine uko wagendaga ntabwo twe twagumaga hano twahitaga twongera tukagira ute natwe twabaga tugiye rero ahantu habaga bizinesi twakoraga hari umubosi yajyaga nyine adutamo ibiceri tukajya kumuzanira urumogi twamara kurumuzanira urumogi cyane rwose urumogi nawe cyane rwose gusa nyine impamvu tukubwiye gutyo impamvu twakubwije ukuri twajyaga duhora tukubwira ngo turagushaka bakanga kutwumva ariko ubu ngubu tukubwije ukuri kandi ikindi twabiretse ntabwo tuzongera kubisubiramo biriya bintu bose wacu twamunyereje 1,000,000 twari 3 nyine urumva buri wese ni kamwe ntawe urumva ari nawe twari tugiye gushakamo ikintu tukaba kuva ryari se mujya mu rumogi ni kera twari twarabiguhishe none mwari mwarananiye ayiwe urasubira baba tutuba nese tukubwije ukuri nako tugiye kukuze Brada rero yes sanga wangewe baje gushya ariko narakubwiye nuko wagize ngo ni inama mbi ngugiye ariko amahirwe aza rimwe mu buzima nari mfite ubwoba yuko rimwe nzakugemurira uri mu bitaro kurusha uko nazakukureba ngo uzumwe icyayi mu rugo rero kuba wibwa cyangwa se abakozi bawe bagutengushye ni kimwe mu bimenyetso Imana yabikoze njye niko mbifata nk'umuntu usenga guhomba buriya ikintu kiba kugira ngo kikwigishe kandi buriya ari n'isomo ura ntukizera abantu kari akazi kawe mu by'ukuri karimo risike nyinshi zatuma ugongana na polisi leta ubayeho mu bwihisho nta mutima uri ufite uri hamwe uricara bakwibye ngaho ufite ubwoba by'ukuntu uri bwambuka umupaka birumvikana rero ko ahubwo nta mahirwe ugize yo gushaka indi bizinesi apana yo gucuruza ibiyobyabwenge ngiye kubereka oya bivemo ayo nakuyemo nayo ngayo ariko bari abantu bari twakorana ntabwo bagendera aho ngaho uramenye ntubakurikirane kuko ushobora kubakurikirana ugasanga bikuruyemo ikindi kintu kirekire mbese bibyayemo izindi challenges nyine bigatuma na leta ibyivangamo bigatuma ahubwo nanone ugendera muri risiki yuko wacuruzaga ibiyobyabwenge bakavuga ati uyu muntu ugatangiye kurega abantu ibi n'ibi ngibi ni ikigaragaza ko yarasanzwe abikora ati se twakizezwa n'iki yuko yabiretse umuntu ni mugari ariko ibyaha byiza wabihorera ugahera kuri duke ufite ukatubyaza umusaruro ibi ndimo ndakubwira ntabwo nzongera kubona umwanya wo kubisubiramo zigenzura ndaza kumenya ukundi uyu managing iri gufata umwanzuro okay areba niwe ngira gusa impamvu nanjye mba nkugira inama ngiye kubireka nareba imwe ngiye gushaka ikindi kintu ariko se nta mukunzi wageraga muri iyi bizinesi mwakundanaga n'umukobwa ku mwanya nawe ndabona
ntacyo igihe kiracyahari tugende nshobora no kumubona muri ino minsi ariko ubanza ushyira umutima hamwe ibindi byose Imana irabikora